Hote twajyayo kabisa hose twazenguruka Africa, East Africa, South Africa, host na Canada na kugezayo. Ese kuri utishimiye gikobwa? Mwenyura amasa uziko no ufite eminwa ya myiza. Wikwitangira shayitama y'igikobwa uramfite. Sibyo? Yabana kabisa rero sasa ngiye mugene mutunganye ibyo nabasabye. Sibyo? Ngiwe mitungo yose iri muri kampani ya Gaju Business Group. Iyo yose ngomba kuyikurikirana. Amenya ngo eske ibi bihombo nagiye mbona bimwe na bimwe byaturutse ku bakozi cyangwa byaturutse kuri familia, ku miryango. Muri nico gitumye niriyanzu mwabaga Gaju yabaga mo naye muhoza. Iriya mwavuye mu mukaza kuba hano. Nicyo cyatumye ure mupangayi mwashizemo. Nawe naramubwiye ko amafaranga atagomba kuyaverisa kuri mwebwe, agomba kuyabaha, agomba kuyashira kuri konti ya kampani. So ibindi byose mwambwira ntaramara gukora evaluation ngumenye ngo audit yo muri comptabilité imeze gute, ba management byagenze gute, na faranga zigomba kuva kuri konti. Mugombe mutegereze kabisa. Erega kama mutegereze. Uriya wakabaye nyine basi wenda se wakishimira kubona umwana wa fiance wawe yicwa n'inzara. Uwo singe muhoza. Ibana kabisa giwe ntago ndeye nyamaswa. Ikibazo si icyo kihutirwa. Ikibazo nuko na Minerval kuyishyura ari ikibazo kugeza isaha ntago ari mu kwiga kandi wari fiance wa mama we. Umwana wa Ibana nari tonton kabisa. None sinishimira ko umwana yirukanwa ku ishuri. Ibyo ndabikemura. Ibyo ni akantu toto. Ariko ikijyanye no kongera gutanga access ku familia, ku banyamuryango Gaju ngo bari babasha kugenda babikuse bagire gute ibyo bibaye bigiye ku ruhande. Ninge ugomba kukontorora ibintu byote bigomba kuza mu maboko yangi. Hanyuma se ubufasha bw'umwana bikagenda bite? Ibyo bindekere gikobwa. Nawe so ari umunyeshure. Uwegerageza ugerageze kugabanya ibintu bya ma emotion. Ifaranga nta masantima. Mu mafaranga muri business abantu bagomba kujya ku murongo umwe, musururu umoja. Nta bintu byo kuzana santima ngo mimi niko ngo umwana ngo ngiwe ngo kandi ngo mu familia ngo none ngeye mafaranga ngo tugume kuyagenzura. No. Ariko rero shamba rwose doreba uru n'urwembi ni kura amafriti utakarabye shifuye ngabase amavuta ntagereza nabereke ahantu mubo muzi reka gwereke do ugira urya basi ukagira nkuko nguko kongera ukagira gutya hagose ubundi yifite n'inara ritetse rega twebwe sha ubundi tuba twaragerageje tujya kugera ku bintu nyine byaragenze ukundi kuntu ngabikore nkuko nguko burya koko umuntu akira ari uko yanyuze muri byinshi none se sha twishishiriza niko reka mbabazi bishobora kuba mufite ibanga rijyanye n'iki se none se muri gukura hehe amafaranga muri ibi bibazo tudafitemo amafaranga mwebwe mugiye no uziko nenzi ko yenda mugiye no kubitogosa akomaye ubu mufite amavuta mufite neza mugiye guteka none utakuriye amafaranga Gaju se utu turayiba nabo mu ntara batutwoherereje batuvanye mu ntara baratuzana twarahamagaye inzara yari dutsinze muri amezi abaye 2 manini dukora ahubwo tubwire kuri manager ubundi nizindi giye urabizi se miruka no nakura bizi nta nubwo giye nagaruka ntarabona amafaranga ibyo ndabyumva ahubwo ndagira ngo dutahirize umugozi umwe dufatanye tumenye uko twabasha kumenya uko ibintu bihagaze niko hari amakuru twese we ahubwo nashaka kukubaza ako kama ukwiye kumenya ko rega nubwo nyine wenda Gaju nawe hari ariko umuntu yizeye akagusigira akaguha ibintu bye
sone nahakanye kwita ku muryango ngewe bindekere lakini tuwe umwe ese uba wabona abantu buwa wari fiance wawe cyangwa se wa fiance wawe baraho bari mu bibazo bangara ibibazo nimwe keretse ibibazo ni mu byitera ikindi Gaju Business Group yakabaye ari yitabwaho na famiye ya Gaju. Reka dukurikize amategeko dufashe byoroshye reka dukurikize amategeko kandi twebwe ko dushireho na humanity ubumuntu ngewe ndumuntu ngewe nemeye ko umwana ajya ku ishuri ndetse no mu mukobwa akajya ku ishuri nawe ibibazo bijyanye no kugerageza kwita ku muryango ngenza ajya nkufasha ngewe ndaza mu muryango nka coordinateur w'ibikorwa byose kugeza igihe Gaju azabonekera nk'ubu ndimo ndagerageza gushiraho inzego ngo zimfashe gukora iperereza tumenye ngo esi ibura rya Gaju ninde ubiri inyuma eske byagenze gute hama aho maze kugera amakuru nagerageje kubona email isezera mu Rwanda isezera Muhoza tuza gushakisha abahanga muri mudasobwa bareba IP address barebe ngo ese iyi email address iri mu Rwanda ibana barabibuze me ahara ashobora kuba akoresha VPN kuko ashobora kuba atari mu Rwanda bivuze ngo rero ntago ibi bintu byoroshe ariko ikintu nzi ko Gaju ari umuhanga aha ashobora kuba kiri muri business mfite amakuru ko ashobora kuba ari muri Chipre ijyanye na Kamasa ese buramuherukana ryarira ase kuzi ko gena heruka mu kazi ahantu hari imibu yewe hari imibu nyine se ubona ko bwije iyo bwije habari Kamasa je simuherutse babise mu kazi ntabwo rero hari umuntu wambwiye ngo mu minsi ishize ngo yakubonanye nawe ngo muri ahantu mu gasantere dukora iki se na Kamasa ashobora kuba yari yibeshya yanzaniye umushara se mutaduha Kamasa Gaju yagiye Kamasa araza bijyamo nawe nta kintu kutumarira nabo muriye na Kamasa kikwe hari eri haguze ko twirarimo nawe hasha namwe sinzi pe ahubwo genda ukore uko watugenza umva impamvu nakubwiraga gutyo hari umuntu wari undimo ibihumbi 100 300 hasi bwira ko yabiguhaye ubundi yo kwatugenza nyine no gwatuguriza byari bifitanye umva nyine icyo nakubazaga byari bifitanye isano nyine na nuwo Kamasa haba hari ikintu nashaka kukubaza niba mwaba mwarahuye agufitiye amafaranga afitanye isano na Kamasa uye bifitanye isano na Kamasa uramutse umbwiye usobanuriye nanjye nahita nkubwira ibijyanye n'ibyo bihumbi 300 n'uburyo bigomba kungeraho nibazaga ngo Kamasa niwe mwahuye cyangwa ntabwo ari we kama rwose ntabwo nigeze murana Kamasa ntabwo nabibara nawe amaze kwatubana katamhemba babona hari umuntu uri kumpamagara rero ariko nugira amakuru ubasha kumenya uzambwire amakuru ajyanye ya Kamasa haba kuri bimwe twabanjije kuganira mbere haba no kuri Kamasa no kuri Gajerega sigewe nari sawa rero ngaho mube mugerageza sawa ariko ni mu ntanga kugira ikintu mubona namwe urabizi nabarwanagaho nari okay mu gihe tutaramenyeraho twebwe neza duhereze uburyo ushobora kutwereka ko umwana we yakwitabwaho neza kuko already nimugire kibazo ibyo ni ibintu toto kabisa mwebwe sasa mugiye kumyandikira urupapuro ibaruwa even yaba kuri Caritas ivuga ko mimi nje mbagurije ifaranga mani utugurije mbagurije amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi turandika utugurije mbagurije muravuga twewe umuryango wa Gaju yavuga izina ryawe wandike usinye umwe nashyiraho na deadline itariki nzo uzishura genda ushake Caritas urupapuro hanyuma ubyandike hanyuma amafaranga ndazishire kuri telefone yawe yuyu ukeneye ifaranga zingahe
yose ntacyo telefone yawe yose nta kibazo ariko nyine faranga mukeneye ni zingahe? 5,000,000 Izo faranga nizo kugura iki? Ugiye kugura kwita ikibanza? ku mwana Nakubwenza mwitaho ngi. natwe twamwitaho turaba family. Reka tubyihorere kabisa nangiye ngo bakwahereza ifaranga. Faranga ni nazo. Okay, urimo atunaniza ariko. Ayewe ndabafite. Yes man. urabafite ariko mani usko dushobora kuba tubana nawe ujya utanyizera mwana ko ushobora kuba ufite ibintu by'amabanga wenda uba udashaka no kumbwira. Ariko we urajya ureka mwana wacyari umwana uzagenda ubimenya kubwo kujya reka mwereke iri ubundi we nubwo dukorana hari ibintu byinshi ukeneye gusobanukirwa ariko reka mbere y'ibintu byose sidukennye turakennye ariko nanone ntidusabiriza. shyira hano ufitiye umupangu birimo amafaranga kandi ntunsebye ntunenguhe sibyo abatari ugucuruza urumogi hose nabi siko mutangiye gupapa ngaho mbwira mbwira nyine mbwira niba utari tayari oya njye ndi tayari mbwira ndaje kukubwira neza gahunda kuntu imeze ubundi tumupanze cyangwa se wabonye igikecuru gifite amafaranga nicyo gifunze kugira ngo ibyo mari akazi k'abagabo bana k'abana ni iki ni iyo mufitiye akazi ushobora gukora ukabona imyaka 10 nubwo waba utarajya mu kazi ubaye uvuze neza urya ugenda diro zawe ziri ku murongo ngaho mbwira nicyo cyo cyanzanye simbwira harya uri wakuraho amafaranga ugakora saving wenda nka miliyoni 10 mu gihe cy'umwaka utaruzi saving ya miliyoni 10 wari wayibika buriya niriya Caritas si ngombwa apana ubigizemo uruhare. Caritas si ngombwa bira byo kujya kwandika buriya ni bibi mureke buriya ni mukecuru ntagazi ibigezweho icyambere uri mwiza ukeneye byiza sibyo ikikobwa ifaranga zote naziguha ariko nyine nawe ugize icyo yewe wibwira muri make ukeneye kumba hafi yego isi kora kaye kikobwa tuza uka agahinda ufite ndakazi kubura imuvandimwe birakomeye lakini nanjye nabuze fiancé none se kuki udashyiramo impuhwe ndazifite ndazifite ntacyo reka ngende njye kuruzana uduha ushaka nacyo nta kibazo kabisa nduza ariko nizesha nunaziba ariko mukangaragariza ko isi zizishugwa gute nta kibazo genda uzane Caritas genda uzane Caritas wandike nta kibazo kabisa c'est pas problème ifaranga ndaziba none se Mayira oui ase none uri umuvuduko ufite ndano nanjye ngicyo nkwibariza ngiye amakuru nk'aho hari amakuru se ubungutse mashya washaka kumbwira ku byo twari turi kuvugana Mayira ase wowe harya ura nta makuru wandusha yifatwa ku gufu yagahura mu myaka 18 ishize bose bimaze bitera amazi yo kunywa oya urumva ari kumva bagara reka ngiye kureba ko mfati